Philadelphia Imana iratsinda. Turashima Imana iki gitondo kiza kuko Imana yaturinze ikatwemera kongera kugaruka mbere y'ubwiza bwayo iki gitondo cy'umugisha tubashe kubazanira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ni Pasteur Serugendo Dismas uvuye mu itorero Pentecote Philadelphia. Reka tubanze dushime Imana. Turagushimiye wera wa Israeli, tunejeje nawe, warakoze kuturinda, wabanye natwe, nimba twageze uyu munsi ni kubw'imbaraga zawe. Turi mu mwanya mwiza tugiye kuvuga ubutumwa bwiza bwawe, utweze dutunganye mwami, weze abatutega amatwi, weze kirere mbaraga zose z'umwanzi Satani, myuka mibi irwanya ijambo ryawe turazirukanye Yesu. Reka muka wera manuke abane natwe kandi atuyobore. Ngwino mwami, turagushimiye, utangirane natwe kandi usohozanye natwe, cyo twirukanye n'imigambi yose y'umwanzi Satani mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kuganira ku bw'ijambo ry'Uwiteka. Ona turimo kwitegura cyangwa se turaganira ku mutwe w'ijambo iravuga kuri Noeli kuri twese. Kindu kitwa Noeli nabonye afi isi yose yiteguye kuba uyu munsi mukuru. Isuku mu mazu, kugura myenda mishasha, gutegura ibyo kurya n'ibyo kunywa. Amatorero nabo barimo gutaka inzu y'Imana, baririmbi bakitegura indirimbo sha. Mbese ari myiteguro mu buryo butandukanye, yaba mu mubiri yaba no mu buryo bwo mu mwuka. Byose bikadufasha kwiziza uwo munsi mukuru wa Noeli. Itwereka ko ari munsi mucunguzi wacu Yesu Kristo yatuvukiye. Ariko twebwe abakristo icyo tugomba kwitegura cyane no gutegura ubugingo bwacu. Noeli ni Kristo. Yesu atahari na Noeli yagombaga kubaho, kuko yavutse na niwo munsi witirirwe ko ari umunsi wa Noeli, kuko Yesu yaravutse. Noeli bidusabamo kwitegura Noeli. Iyo Noeli bidusabamo Yesu kuba muri iyo Noeli yacu. Kandi Yesu ahari n'ibindi byose birahari, kuko Yesu afite byose. Kandi Noeli ni Kristo. Bidusabamo kwiziza munsi mukuru wacu wa Noeli. Ni ngombwa Yesu abe muri iyo Noeli. Niyo mpamvu twebwe abakristo tuhagarara cyane gutegura ubugingo. Bisabamo Yesu abe mu bugingo bwacu. Kandi mu byose tugiye kwiziza umunsi mukuru, tugomba no kwibaza se niki iyi Noeli yadusigiye, niki Noeli izansigira. No gutunga Kristo ku bugingo bwawe. Twizize umunsi mukuru wa Noeli, utusigiye iki? Igomba kudusigira Yesu Kristo mu bugingo bwacu. Misi ishize twavuze ko Noeli ni kindu kitatunguye abantu. Ni bintu Imana yatangiye kuvuga mu kanwa k'abahanuzi mu myaka bihumbi n'ibihumbi. Byatambutse Imana itegura ubwoko bwa Isirayeli ko izabaho mucunguzi. Mu nzira nyinshi zitandukanye abahanuzi b'Imana bagiye bagira amayerekwa, bagiye bahanura kuvuka kwa Yesu Kristo. Bagiye bahanura ko umwami yazasaminda, umwari yazasaminda, kandi azabyara umwana w'umuhungu azamwite Kristo. Ku iyo myaka Imana yakoresheje Bamika bahanura ko Betlehemu niyo mucunguzi azabasha gukora iki? Kuvuka. Abantu baricaye bararindira. Ariko igihe cy'Imana cyageze, Imana yabashije gusohoza ibyo yavuze. Mwari yarasaminda, amaze gusaminda, munsi wageze, Betlehemu avukira
umucunguzi Yesu Kristo. Ikintu kita ubuhanuzi twebwe abikigiye ntago tuhesha ubuhanuzi agaciro, ariko ubuhanuzi ni inzira imwe Imana imanuka ku muhanuzi ikatubwira ibyayo icishe mu nzira y'ikintu kitwa ubuhanuzi. Kandi mu gihe Imana ivuze ijambo ryayo mu buhanuzi, maherezo Imana izakora iki? Izasohoza. Iyi minsi turaparapara, turatinya, twibagiwe kwizera ubuhanuzi bw'Imana. Ariko nimba ariko Imana yavuganye nawe, menya ko ari umunsi umwe Uwiteka azasohoza icyo yavuze. Reka tusome ijambo. Twavuze ko muto w'ijambo ryacyo Noheli kuri twese. Ni umunsi mukuru ukomeye ku bakristo. Ni umunsi twibuka munsi Imana yatuhereye iki? Umucunguzi. Yesaya aratubwira hano, turasoma igice cya 9 murongo wa mbere dusimbuke ku wa 5 no ku wa 6. Ijambo riravuga, umutwe wayo iravuga ibihanura umwami uzavuka ari umukiza n'umwami. Ibihanura umwami uzavuka ari umukiza n'umwami. Reka tubanze dusome. Abantu bagenderaga mu mwijima babonye umucyo mwinshi. Abari batuye mu gicucu mu kihugu cy'igicucu cy'urupfu baviriwe n'umucyo. Murongo wa 5. Nuko umwana yatuvukiye, tuhawe mwana w'umuhungu, ubutwari bwe buzaba ku bitugu bye. Azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Murongo wa 6. Gutegeka kwe ni amahoro, bizagwirira ku ndebe ya Dawudi n'ubwami bwe, bitagira iyererezo, kugira ngo bibukomeze, bibushikirize guca imanza zitabera no gukiranuka, uhereye none ukageza iteka ryose. Tuhagarukiraho. Ayo niyo magambo tugiye kuvuga, tugiye kusobanura kubwo Noheli kuri twese. N'ibintu byabaje, navuze ko ntago byatunguye Abisirayeli mu cyo gihe cyabo. Byaje ng'ikintu kitwa amasezerano y'Imana. Yesu yaje mu buryo bw'isezerano. Twahawe umucunguzi mu buryo bw'isezerano. Yavutse mu buryo bw'isezerano. Na n'ubu yagiye aratubwira ko azagaruka mu buryo bw'isezerano. Nimba tuzajya mu ijuru nawe ni bundi buryo bw'isezerano. Niyo mpamvu ki Kristo cyacu tugomba kukihesha agaciro mu bibiye bya nyuma turimo. Kumenya ko Mana yakoze ikimenyetso kimwe gikomeye yo kutwitangira umwana wayo w'ikinege. Aza ku isi yambaye umubiri, aza mu buryo bwo gucisha bugufiya, avukira ahantu wasuzuguritse, byagaragaje ikimenyetso cyo guca bugufiya kwe. Abahanuzi bagiye bahanura ibya Yesu Kristo, ariko ndasanga muri biye turimo abamwizera ntago tumuhesha agaciro nguko bikwiriye, nuko abayesaya bamubonaga mu ishurirwa, nuko abayesaya bamuhanuraga. Ibihanura umwami uzavuka ari umukiza n'umwami. Umwami uzavuka ni umukiza n'umwami. Ibyo bigaragaza ububasha bwa Kristo. Yesaya bigaragaza. Umwami uzavuka ari umukiza n'umwami. Yesu Kristo afite ibimenyetso bimuranga. Yaje ng'umukiza ku isi n'umwami. Abantu bagenderaga mu mwijima babonye umucyo mwinshi. Ubona ko twagenderaga mu mwijima, ariko umucyo mwinshi twabonye niwe Yesu Kristo, kuko ari we mucyo. Twarabo kurimbuka ku mwijima.
Mundu ari mu mwijima nta kintu abona. Muri mundu ari mu mwijima yagwa mu mwobo. Mundu uri mu mwijima ntabwo atera indambwe. Ariko ku bwa Kristo kuza kwe twaje kubona mucyo mwinshi. Agarara neza mu gakiza kawe, korera Imana mu kuri no mu muka, ubayisha izina rya Kristo, era imbuto nziza ku bwa Kristo, kuko bizagufasha. Twagenderaga abantu bagenderaga mu mwijima babonye umucyo mwinshi. Abari batuye mu gicucu, mu kihugu cy'igicucu cy'urupfu, baviriwe n'umucyo. Mbese uwo mucyo tu Yesu niwe mucyo. Abari batuye mu gihugu cy'igicucu cy'urupfu, twari mu gihugu cy'igicucu cy'urupfu, ariko twaje kubona iki? Twuviriwe n'umucyo. Yesu niwe mucyo. Agakiza twahawe ni umucyo watumurikiye. Yesu kutuvukira ni umucyo watumurikiye. Yesaya arabihanura. Aba bantu bagenderaga mu mwijima babonye umucyo mwinshi. Abari batuye mu gihugu cy'igicucu cy'urupfu baviriwe n'umucyo. Ni inyungu ya mbere kuri Yesu Kristo. Tuva mu mwijima, tuva mu gicucu cy'urupfu, tumurikirirwa n'umucyo mwinshi. Murongo wa 5 arabivuga, ariko yari ataravuka. Nuko umwami yatuvukiye, tuhawe mwana w'umuhungu. Abwira ubwoko bw'Abisirayeli, umwami yatuvukiye. Bure Kristo ni umwami. Niyo mpamvu ubona isi yose yiteguye kubw'uyu munsi mukuru. Yari abakristo, hari abatari abakristo, bintu byose byakozwe bihitirirwa ko ari umunsi mukuru w'iki? Wa Noheli. Kandi umunsi mukuru wa Noheli tusobanura iki? Umunsi Yesu yatuvukiye. Abakozi bibi biteguye nabo babikorera bitwa ko ari umunsi wa Noheli. Abakozi byiza biteguye nabo bitwa ko ari umunsi wa Noheli. Ariko navuze ko Noheli itarimo Kristo ni ubusa, kuko Kristo niwe Noheli. Kandi ugomba kumenya Noheli yanjye yansigiye iki? Igomba kutusigira Yesu muri twebwe. Niyo mpamvu itorero ry'Imana, torero Pentecote, ritegura ubugingo. Ntabwo ari kurya no kunywa no kwambara gusa. Tugomba gutegura ubugingo. Yesu aongere asigare muri twebwe. Twari tumaze kuba abanyandege ngeya, twari tumaze kugabanukirwa, twari tumaze gutakaza byiringiro uyu mwaka wose kubwo ibibazo twahuye nabyo. Ariko kuko Yesu yavutse, tukibuka uwo munsi, bitusabamo kuongera tena kuimika Kristo ku bugingo bwacu. Nuko bamwe bavuga twole 25 ntabwo ariyo tariki yavukiyemo, ariko nuko byagomba kuba mu kwezi kwa mbere, nuko byagomba kuba mu kwezi kwa kabiri, tukagira uwo munsi wo kwibuka hano ku isi ko Imana yatohereye inde? Mucunguzi Yesu Kristo. Waje kudukura mu mwijima, waje kudukura mu gicucu cy'urupfu, atumugurukira mucyo, kandi ari we mucyo. Nuko umwami yatuvukiye, umwana yatuvukiye, tuhawe mwana w'umuhungu. Ubutware bwe buzaba ku bitugu bye. Ubwo nububasha, we wizera Kristo, wo korera Kristo, umenye ko afite ububasha na undi mwami wanyanawe ku isi. Nuko tumvise ko abayemo bikomangoma ku isi nawo twagereranya na Kristo. Kristo yakoze imirimo ikomeye ataraza. Abahanuzi babonye gukomera kwe, babonye ububasha bwe, babonye ubushobozi bwe. Ubutware bwe buzaba ku bitugu bye. Na undi wamuyobora uwo mwami azitwa igitangaza. Yesu Kristo azitwa igitangaza, umujyanama. Ninde wakugirira inama mu Kristo mugenzi wanjye atari Kristo? Niwe mujyanama ukuri. Imana ikomeye. Yesu Kristo ni Imana, kandi bumana bwe arakomeye. Data wa twese uhoraho,
Yesu ni data wa twese kandi uhoraho. Ubwami bwe ntabwo bufite igihe, azahoraho, yahozeho kandi azahoraho iteka ryose. Umwami w'amahoro. Mwumva bubasha Yesu yahawe n'Imana. Ni umwami w'amahoro. Umwizeye aguha amahoro. Kuko ubona iyi minsi isi yose irimo kwifuza amahoro, ariko twasanze ko nta wundi watuha amahoro atari Yesu Kristo. Agiye kugenda nawe yabwiye intumwa, mbasigiye amahoro, kandi amahoro mbasigiye abisi ndabasha kuyatanga. Hano Isaya namuvuga ko ni umwami w'amahoro. Kutegeka kwe na amahoro. Haleluya. Kutegeka kwa Kristo na amahoro. Ntabwo atwara abantu ku gitugu, ntabwo akubita ingoni. Kutegeka kwe na amahoro. Bizavira ku ndebe ya Dawidi n'ubwami bwe, bitagira iyererezo kugira ngo bibukomeze. Ubwami bwa Kristo ntabwo buzagira iyererezo kugira ngo bubikomeze. Niyo mpamvu bene data, Kristo ni umwami wacu, mwami w'amahoro. Tugomba kumukorera, tugomba kumwizera. Noheli ni umunsi yo kwishima, kunezerwa. Munsi mwami wacu Yesu Kristo yatuvukiye. Munsi Imana yasohoje isezerano yavuganye na Bisirayeli. Munsi Imana yasohoje isezerano yavuganye na Mariya. Munsi Imana yasohoje isezerano mu murwa wa Betelehemu. Byose Imana ivuga ibishira mu gihe mu mwanya wabyo, kandi igihe cy'Imana nikigera nta yahindura mugambi w'Imana. Twebwe abanyamasezerano b'iki gihe usanga twatakaje byiringiro, ariko Imana nimba yasezerana igihugu, yasezerana ishanga runaka, yasezeranije ubwoko runaka, yasezeranije itorero runaka, yasezeranije umuntu runaka, yasezeranije korali. Ari n'igihe korali ihabwa isezerano ry'Imana. Mudugudu runaka Mana iswa kuwusezeranisha, ariko igihe cyayo nikigera Mana isohoza yasezerano ryayo. Njyewe ku bwanjye Noheli ishaka kwivuga ni ivuka rya Kristo, ariko nongeye tena kuvuga ko ni umunsi Imana yasohoje amasezerano yabwiye ubwoko bwayo. Abisirayeli babona gusorezwa isezerano koko Mana yababwiraga ko azahabwa umucunguzi. Mana isohoza isezerano ryayo kwa Mariya, kuko Mariya nawe kubwo gukiranuka kwe yahuye na marayika amubwira ko azasaminda y'Umwuka Wera kandi azabyara mwana w'umuhungu, azamwite Kristo. Yagize gushidikanya, avuga bizashoboka gute ko ndi isugi, ntago ndaryamana n'umugabo. Ariko marayika yamugaragarije ko atari yo kuryamana n'umugabo. Mwuka w'Imana azakumanukaho, kandi Mwuka Wera nakumanukaho uzasama iyo nda, uzabyara uwo mwana, uzamwite Yesu. Yaje sasa, uwo munsi niyo yaje gusorezwa iyo isezerano. Asanga Mariya yabyaye umwana w'umuhungu, amuryamishe mu muvure w'inka. Munsi mwiza Mana isohoza ibyayo ku murwa wa Betelehemu, ahandi nabo yabasezeranije ati Betelehemu nukora umuto mu bihugu mu midugudu y'Ubuyuda, ariko kuri wowe niwe mucunguzi azavuka. Yesu ashimwe. Mana ndago iyobye, Mana ndago yibagirwa amagambo yavuze, nkuko twebwe turimo gutekereza uyu munsi. Iziza Noheli, ariko umenye ko ni umunsi mucunguzi yatuvukiye, ni umunsi Imana yasohoje isezerano yo kutuha mucunguzi wayo. Isezerano banduzi barahanura, ariko hari umunsi Imana isohoza. Tuza gusa nimba ufite isezerano, wihangane kuko isezerano rirazunguza. Wihangane kuko isezerano rishobora kugeza ku rwego rwo kwangwa n'abantu bose, ariko hahirwa wihanganira bimugerageza, kuko namara kwemerwa Mana izamusohereza isezerano.
Yesu atufashe kandi atugirire neza. Tugiye kusimbuka handi tusome Matayo, Matayo gice cya kabiri, tumve nazo inguru z'uyu mukiza wacu Yesu. Turasoma Matayo gice cya kabiri, murongo wa mbere tumanuka hasi. Abanyabwenge baramya Yesu. Bamuramye ryari? N'umunsi yavutse ku murwa wa Betlehemu. Yesu amaze kuvuka i Betlehemu mu gihugu cy'Yudaya ku ngoma y'umwami Herode, haza abanyabwenge baturutse iburasirazuba bajya Yerusalemu, barabaza bati, umwami w'Abayuda yavutse ari hehe? Wavutse ari hehe? Ko twabonye inyenyeri ye turi iburasirazuba, none tukaba tuje kumuramya. Umwami Herode abyumvise ahagarika umutima n'ab'i Yerusalemu bose, ateranya abatambyi bakuru n'abanditsi bose n'ubwo bwoko, arababaza aho Kristo yavukira aho hariho. Bati, ni Betlehemu mu gihugu cy'Yudaya, niko byanditswe n'umuhanuzi ngo, nawe Betlehemu ho mu gihugu cya Yuda ni ukuri, nduri mutoya mu midugudu ikomeye ya Buyuda, kuko ari wowe ariho azaturuka umutware uzaragira ubwoko bwanjye bw'Abisirayeli. Nuko Herode ahamagara abanyabwenge ruhishwa, arabasobanuza neza igihe baboneye ya nyenyeri. Abatuma i Betlehemu ati, nimugende mugende musobanuze neza iby'uwo mwana, nimumubona muze mubimbwire, naje nje kumuramya. Bamaze kumva umwami baragenda, ya nyenyeri babonye bakiri iburasirazuba ibajya imbere, irinda igera aho umwana ari ihagararaho. Babonye iyo nyenyeri banezerwa cyane. Bageze mu nzu basangamo umwana hamwe na nyina Mariya, baramupfukamira baramuramya, maze bahambura imitwaro yabo bamutura amaturo y'izahabu n'icome n'ishangi. Babuzwa n'Imana mu nzozi gusubira kwa Herode, banyura indi nzira basubira iwabo. Iyo ni inguru buryo Yesu yavutse. Yesu avukira ku wa mudugudu wa Betlehemu nguko abahanuzi babihanuraga, yari ku ngoma ya Herode. Aza abanyabwenge baturuka iburasirazuba bagira Yerusalemu, babaza bati, umwami w'Abayuda wavutse ari he? Ko twabonye inyenyeri turi iburasirazuba, none tukaba tuje gukora iki? Kumuramya. Babonye inyenyeri bari wabo iburasirazuba. Mwanya bamaze kuyibona, kuko bari abanyabwenge, bahita bareba ko ni inyenyeri itandukanye n'izindi nyenyeri. Iki kimenyetso kitugaragariza ko umwami yakoze iki? Yavutse. Bashira imitandiko ku ndogobe zabo, bafata inzira baza kugera ku murwa wa Yerusalemu. Babaza abanya Yerusalemu ko babereke umwami aho yavukiye, kuko babonye ikimenyetso cy'inyenyeri. Ariko mu kugera kwabo hari Yerusalemu, icyabajyanaga bavuge ko twabonye inyenyeri ye
yari inyenyeri itandukanye n'izindi, yari inyenyeri ya Kristo. Turi burasirazuba none tukaba tuje, icyabazanye nuko baje nabo gukora iki? Kumuramya, kuko ni umwami w'amahoro, mwami wa twese, mwami watuzaniye umugisha, mwami waje kutuhuza n'Imana, akuriye kuramwa, akuriye gufukamirwa. Umwami Herode amaze kubyumva, Bibiliya iravuga ko akora iki? Ahagarika umutima n'ab'i Yerusalemu bose, ateranya abatambyi bakuru n'abanditsi bose n'ubwo bwoko, arababaza aho Kristo azavukira aho hari. Ahagaritse umutima kumva ko ari undi umwami uvutse, ateranya banditsi n'abatambyi bose n'ab'i Yerusalemu, ati arababaza, mumbwire aho Kristo azavukira aho hari. Nabo baramubwira iki? Bati ni Betelehemu mu gihugu cy'Iyuda, kuko bari bazi ku bugingo bwabo ko ari isezerano Imana yavuze. Ndukibagirwa ijambo ry'Imana yavuganye nawe, ndukibagirwa isezerano ry'Imana. Nukuraca mu bibazo, nukuracyafite ibikomeye, ariko ube wibuka icyo Imana yavuganye nawe. Baramusubiza bati ni Betelehemu mu gihugu cy'Iyuda, kuko byanditswe n'umuhanuzi ngo nawe Betelehemu ho mu gihugu cy'Iyuda ni ukuri nuri mutoya mu midugudu ikomeye y'Ubuyuda. Ati ibyo byaranditswe, byarahanuwe. Ariko umwami yakoze iki? Yahagaritse umutima. Nuko muri uwo mwanya nuko muri wowe ariho hazaturuka umutware uzaragira ubwoko bwanjye Abisirayeli. Yari isezerano Abanyabetelehemu bahawe n'Imana ko muri bo mudugudu w'iwabo niwe azakora iki? Azaturuka umutware uzaragira ubwoko bw'Abisirayeli. Muri uwo mwanya Herode amaze kubyumva, Bibiliya iratubwira iki? Nuko Herode ahamagara abanyabwenge rwishwa, abasobanuza neza igihe baboneye iyo nyenyeri. Arabatuma i Betelehemu, nimugende musobanuze neza iby'uwo mwana, nimumubona muze mumbwire, nanjye ngiye gukora iki? Kumuramya. Ariko ku mutima we ntago yari afite gahunda yo kumuramya. Ati mwebwe mugende mutate neza, nimumara kumubona nanjye muze mumbwire, nzagiye gukora iki? Nzagiye kumuramya. Koko kimenyeto yari akwiriye kuramya uwo mwami, ariko kuko yari afite kamere y'umubiri we yagambiriraga iki? Kumwica. Murongo ukurikira uravuga ko bamaze kuva uwo mwanya baragenda, muko kugenda kwabo bava mu murwa wa Betelehemu, ya nyenyeri yari murwa wa Yerusalemu, nyenyeri yari yabuze. Ariko bamaze kuva mu murwa wa Yerusalemu, bageze imbere gatoya, ya nyenyeri yongera tena kuboneka mbere yabo. Iragenda ibayobora binjira mu Buyuda, nyenyeri ibayobora kugeza aho Yesu Kristo yavukiye mu murwa wa Betelehemu. Nyenyeri irahagarara nimba ku muryango, nabo barahagarara babona kimenyetso cy'iyo nyenyeri, baca bugufiya binjira mu iyo nzu. Bageze mu nzu basangamo umwana hamwe na nyina, nguko Uwiteka yabivuze, hamwe na nyina Mariya. Bibiliya iratubwira iki? Banyabwenge barafukama baramuramya, maze bahambira imitwaro yabo, bamutura amaturo y'izahabu n'icyome n'ishangi. Ubona ikimenyetso kimwe bakoze niyo gukora iki? Bamaze kubona umwana, banyabwenge baca bugufiya baramufukamira. Bibiliya iravuga ko baramuramya, bamutangira amaturo, kuko yari umwana w'Imana, kuko yari umucunguzi, akwiriye gufukamirwa, akwiriye kuramwa, akwiriye gutangirwa n'amaturo. Bashiramo izahabu, bintu by'agaciro bigaragaza koko yari umwami
cyangwa se ni umwana w'Imana. Mariya na Joseph baratangara ku bwabo bati ibi nibiki bibaye, iki ni cyayi kimenyetso, abantu bakomeye gutyo baza gufukamira umwana mutoya nguyu, ariko baza kwibuka ko bavuze ko babwenge bamaze kumutangira ayo maturo, baravuga ko reka tusubire sasa. Ariko mu gusubira kwabo Imana imunzuzi irabagaragariza ko si ngombwa basubire kwa Herode, kuko migambi ya Herode siyo kumuramya. Migambi ya Herode nuko yumvaga ko nta wundi mwami ukuriye kubaho atari njyewe, nimumubona muze bumwire nanjye nje kumuramya. Ntabwo yari afite mugambi yo kumuramya, yari afite mugambi yo gukora iki? Yo kumwica. Ariko Imana ibuza aba banyabwenge kuca Yerusalemu, ibayobora indi nzira, mugende musubire mu gihugu cyanyu, kuko mwebwe mumaze kubona umucunguzi, mumaze kumufukamira, mumaze kumuramya, mumaze kumutangira amaturo, mwigendere. Bene data, iyi Noeli navuze ko no munsi twibuka twaboneyeho umucunguzi. Ariko ku rundi ruhande nanjye nongeye kuvuga no munsi Mana yasohoje amasezerano yabwiraga abantu bayo, yabwiraga ubwoko bwayo. Niyo mpamvu navuze Mana irasezeranya, ariko Mana ikakora iki? Igasohoza. Ihanganira ibibazo ufite, ndugatinye. Migambi ya Herode yari kwica mukiza, ariko nimba ufite isezerano ry'Imana ndutinye kizakwica. Menya ko isezerano rirarinda, menya ko isezerano rirengera umuntu, isezerano rirarwanyira umuntu. Turashimira Noeli kuko no munsi twaboneye mu mucunguzi. Sinzi kundi umutima wawe wagaze, sinzi kundi nawe witeguye, ariko muteguro mwiza no gutunganya bugingo bwacyo. Mana yarakoze, yaturinze y'umwaka wose, yabanye natwe mu bibazo, mu bigeragezo. Zindi Noeli zasanze turi mu bihe bya covid, ariko uyu Noeli Mana yatwemereye buri muntu wese yasohotse mu nzu, abantu bagiye mu ntara baza kwiziza umunsi, abantu binjira mu mujyi wa Kigali baza kwiziza umunsi mukuru wa Noeli. Se wewe wagaze gute? Noeli kusigiki niyo ijambo rya nyuma, hanyuma tuhita tusenga Imana. Noeli kusigiki nibikomere, Noeli kusigiki ni na marira, ariko navuze ko Noeli igomba kutusigira nde? Yesu Kristo mu bugingo bwacu. Tuko itorero ry'Imana tukongera tukabyuka, itorero ry'Imana tukongera tugakora mirimo yayo mukuri no mu mwuka, ikatusigira tena kwizera, ikatusigira tena kuguruka tukakiranuka, ikatusigira tena kuba maso, kuko tutazi umunsi n'isaha. Yesu atufashe kandi atugirire neza. Turashima Imana yatugejeje uyu munsi, turashima Imana yatugiriye neza. Mana yakoze mirimo ikomeye, hari ibyo bifuzaga warabibonye ku munsi wa Noeli. Komeza wizera Imana, komeza uhagarare ku Mana, kuko Mana yacu irakomeye kandi Mana yacu igira neza. Nawe utarakizwa ndukizize Noeli gukora ibyaha, ndukizize Noeli kuhura n'ibibi, ariko Noeli ni minsi twibuka ko mucunguzi yatuvukiye, bigusabamo gukizwa ukemera Yesu akakubera mwami n'umukiza nkuko yatuvukiye, na nuko yaje kuhura n'ibibazo, araza kutotezwa ku isi, arapfa, ariko umunsi wa gatatu arazuka. Nyuma yo kuzuka yarazamutse aragenda, arababwira ko ndagiye kubategurira, ariko nzagaruka kubajyana. Niyo mpamvu turi itorero ry'Imana tube maso, kuko turimo ku myiteguro yo kugaruka kwe. Se nagaruka azatusanga twiteguye. Murakoze witeka abaho umugisha. Tugiye gusenga Imana. Turagushimye Mana nguru, tunejejwe nawe. Warakoze witeka kuturinda uyu mwaka wose, nimba watugejeje umunsi mwiza, n'icyubahiro cyawe. Fasha abantu bawe, fasha itorero ryawe, urikomeze mwami. Noeli ndika tusigire ibyago, Noeli ndika tusigire ibigeragezo, Noeli tusigire Kristo muri twebwe, usige Kristo mu itorero ryayo, mu izina rya Yesu Kristo. Abakiri mu byaha, abazize Noeli bakore bizira, bakore bitakwiriye mwami, turasenye ibyo bicanyiro bya Satani. Weza abantu bawe, ijambo ryawe rigere ku bantu, bakizwe, bahindukire, bakwizere ko ari we mwami w'amahoro. Dore ni iminsi turimo na windi watuha amahoro atari wowe. Abantu bose barimo kwifuza amahoro, ariko mahoro yabuze. Mana tuongere teno babarira isi, weze Afrika, weze Kristo amoko atandukanye, utuye amahoro, kuko ari we utanga amahoro. Mavi yose gufukamire, butwari bwa Satani, ubasha bwa Satani turabuhagaritse. Niyo mpamvu twaturiye amahoro abantu bawe, twaturiye imbaraga abantu bawe, twaturiye gukizwa, kuko ari we Mana ushobora byose. Urakoze witeka, turagushimiye kandi turanezerewe, tubigusabye twizeye mu izina rya Yesu, amina. Murakoze kututega amatwi, numva tuhagarukiraho. Imana ibaha umugisha.
kandi tubifurije Noheli nziza kuri twese. Za telefone hari igihe ushaka kutubaza cyangwa ukatongera ibindi bitekerezo. Ni 07 82 43 97 54. Mane baho umugisha kandi Yesu bagirire neza. Amen. Philadelphia, Imana irazika.